uyu nguyu yayoboye military police ari lieutenant colonel. Oya no nibyo yari colonel, ahubwo full colonel kano. Hakaba uyu Tarsise Muvunyi, korora rutonde banza atariho ko nta uriho, korora rutonde ntariho, niwe wapfuye mu bantu baze kudufasha. Uyu nguyu yari lieutenant colonel, yari yarayoboye ikitwaga SO École des sous-officiers yabaga i Butare, mwe bavugaga na ntoza yizemo. Ryari ishuri rikomeye nyine, byumve ko aryo ryatangaga za kadete sonera se sonera cyo byihorere. Hakaza Sengiyumva Natori. Sengiyumva Natori hari yariho kuko niwe Kiseke dakomeyeho. Oya akomeyeho kuri Sagahutu apana Natori. Ahubwo uyu Sengiyumva Natori uyu yari uwo muri za Ngororero. Hategeka Imana ujye uduhamagara ari Ngororero atubwira, ashobora kuba ari umuturanyi we. Yego. Hari n'abana be njya mbona hano bavuga ko leta y'ubumwe rwose yabaganirije ururimi rwiza. Abo bana Basengiyumva Basengiyumva Natori yego. Njya mbona ubuhamya bwabo. Abana b'u Rwanda. Of course. Hakaba uyu nguyu yayoboye iperereza rya gisirikare, ahubwo dore uwo Kiseke dakomeyeho n'uyu witwa Sagahutu Innocent Sagahutu umwanya wa mbere Monsieur from Cyangugu. Uyu nguyu yahoze ari uwo muri commune yitwaga Gisuma, niho yavukaga muri Cyangugu. Yari yabaje gukatirwa imyaka, akaba yari kapiteni. Abantu banyuze inzira ya Nzove iyo bamukubwira bakubwira ko yari umusirikare pe. Sagahutu ngo yari umukomanda. Sagahutu niba imbere yawe habona amakosa soma hariya kwa reya rupapuro bya Segahutu bikuye ni Sagahutu. Ikinyamakuru igihe kigeze kwandika article muri 2015 somera hariya hakurya kigaragaza imyaka yari yarakatiwe, bavuga ko yari yabanje gukatirwa 20 iza kugabanywa 15 hanyuma aza kurangiza igihano cye muri Gicurasi 2014. Nuri ino Sagahutu rero. Yego. Aha rero ubwo noneho tugarutse mu nkuru ziri mu Rwanda, ndebera ikinyamakuru cyitwa The Great Lakes Eye, cyandika mu Cyongereza, aho ngira ngo noneho biraza koroha. Babandi 9 impamvu babita 9, harimo undi witwaga Jerome bica mu mpaka, niwe wari washinze ikitwaga MDR. We yanze kujyana nabo muri Niger, avuga ko afite uburwayi akeneye kwivuza muri Kenya. Yigumira muri Kenya. Nuko inkuru bivuga, niba bivuze ko yagiye kwivuza akegumayo, ntabwo ibindi inkuru zibidetaya, ihangane tubisokoze uko byogoshe deri. Okay. Kuri urutonde ntabwo nashobora kubamenya amazina, ariko witwa Innocent Sagahutu n'uyu wambaye agapira gatukura. Yego. Aho gubanza witabye Imana uri hejuru ya Sagahutu. Uze kujya undebera muri commentaire, abantu bashobora kuba bari budufashe. Yashobora kuba witabye Imana uri hejuru ya Sagahutu. Harimo witabye Imana mwabara uko ari 8 bari muri Niger, ubwo wa 9 n'uyu wasigaye. Hahandi twari twagize confusion bari kutubwira 9. Kinshasa rero urumva? Yego. Kinshasa okay. From top row from left ubanza ni proteze igira nyirazo. Ukurikiye uko amazina panze, ubwo bari kuri YouTube nibo bari kudukurikira neza. Ukurikiye niwe bita Prosper mugira neza, hagakurikiraho Tarsise Muvunyi niwe wipfabye deceased. Tarsise Muvunyi niwe wapfuye. Yego. Niwe wa wundi navugaga nibyo wa gatatu nyine. François Xavier
niwe ukurikiye uw'amadarubindi nibyo amazina nta n'icyo ari budufashe no kubakurikirana amasura ahubwo twigarukire noneho ku kiba aho ibi bintu bifitanye irihe sano no kuba Kinshasa yikuye mu biganiro nako yavuze ko ibyo gusesa FDLR byo babyorohera baba baretse bivugwa ko ntagira umbaza aho byanditse bivugwa ko ejo bundi ku itariki 14 muri ayo yose minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yigiraga ngare nawe yavuze ariko ubundi ibyo bintu byo gusesa aba bantu mu buryo bwa gisirikare nta buryo mwareba uko mu biganiraho inde nande baganira deri ndakumenaho amazi deri ushobora kuba usinziriye reka da ndi maso ndoreze nene se nibande baganirira Rwanda ni u Rwanda na Kongo hagati hicayemo umuhuza yego umuhuza yari ku rwego au niveau ministériel umuhuza abari Tete Antonio yari ku rwego rw'abaperezida umuhuza abari perezida yari ku rwego rwa babandi bafite amaso ataboneshwa n'ay'umubiri naho haba harimo waba izina rye ntabwo ntiyibuka ryo bisaba ko naba mfite izo mpapuro kandi hari amazina yahari abari mu gipolitike kuya prononcera nabyo biragora yego none urumva ngo ninde wabwiraga undi umuhuza waba yicaye icyo areba ni ukureba ko uri hakurya adasumira uwo hakuno burya uruhare rwe cyangwa se akavuga ati nawe urarengereye na arbitre ukiniye mugenzi wawe nabi agasifura nuko urabakuzi akavuga toya aho ngaho urabeshye simpamya ukuri ko ni ikindi wenda ashobora kumenya uko impama ariko uko Imana ko ari usanga ukuri abakuzi none se abazi uko impamo ariko uko Imana ko abayobozi bavuga ko ngo iyo bari kumwe bavugana babwizanya ukuri kuhe Kamazi ati se ati FDLR Kamazi tora n'abanyekongo cyangwa n'abanyarwanda icyo bashingiyeho wenda igituma Angola yabaye wibuke ko Angola kandi iri désigné na Union Africaine yego icyo Union Africaine yagendeyeho nuko yarebye ibona nibura mu karere muri region buri Angola ntabwo iri kure y'akarere nabyo abantu bagiye babyumva nibura bararebye babona muri region igihugu cyaba neutral ni Angola Burundi ntwabwizera kuko n'ubundi rugirana tubazo twa hato na hato n'u Rwanda Dayeri Uburundi bwari bwamaze nabwo kohereza ingabo muri Kongo Uganda Kongo irukekamo kuba arayi w'u Rwanda Kenya urabyibuka n'ingabo zabo zijyayo uko ibintu yego uretse ko Kenya n'ubundi nta nubwo inaturanye n'u Rwanda Tanzania Kenya yanafashije mu kurema no mutwe byanatumye AFC yego Kenya nayo bari bamaze kubona uruhande iriho ituma ambasaderi wayo muri Kenya kugira ngo asobanure yego nibura rero Angola niyo babonye ishobora kumenya ibibera muri Kongo kuko Kongo Angola na Kongo bihana imbibi ku buryo hari n'imiryango bagira nayo imeze nk'iyi yacu y'abanyarwanda niyo n'abanyarwanda bo muri Kongo yego barahari iyo miryango irahari rero nicyo cyonyine nicyo babonyemo cyo kuvuga ngo aba bantu baba neutral bashobora gufasha abaganira gufata imyanzuro batageze aho babogamiye umwe